ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Nongeye kunezezwa cyane no kubana namwe muri iki gihe cyiza cyo kwiga ijambo ry'Imana, kandi ndifuza cyane ko twese kubwo impano nziza ijambo ry'Imana twakwemera tukaryizera, kuko abaryizera bose batazakorwa n'isoni, kandi ingororano ari iz'ubugingo buhoraho binyuze mu mpano Imana yaduhaye muri Kristo Yesu. Rero ndashima cyane ku bwanyu mukurikirana bino byigisho, nk'uko Imana akomeze abane natwe kandi adutegure kugira ngo tuzabashe kwitegura ubwo azaba ari hafi kugaruka. Reka mbere yuko twinjira mu cyigisho twicishe bugufi maze dusenye Imana. Data mwiza ukiranuka, mubyeyi dukunda uri mu ijuru, turagushimye cyane, turaguhimbaje, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye impano nziza y'ubugingo waduhaye binyuze muri Kristo, tugushimiye uburyo Mwami witanze ku bwacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko waduhaye ijambo ryawe nk'impano kugira ngo abana bawe turinezererwe, abana bawe rituyobore, abana bawe ridukuze, ritugeze ku gihagararo cyawe, uhabwe icyubahiro. Mwuka wera rero Mwami, kuko wasezeranye yuko uzabana n'abana bawe igihe babumbuye ijambo ryawe, uzubane natwe, bana n'imitima y'abantu bose bagiye kumvira ijambo. Turabasabiye cyane kubw'agakiza wabahaye, Mwami ukore ku mitima yabo, twese hamwe uduhe gufashwa nawe, icyubahiro cyawe kigaragare mu mitima yacu, utuyobore ibitekerezo byacu, kandi uturinde kwivugira ibyo twishakiye, ahubwo icyubahiro cyawe gishirwe hejuru, uturinde ikirogoya cyose, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bavandimwe, reka dukomeze icyigisho cyacu kandi dukurikirane amagambo y'ubugingo. Ndasaba kugira ngo buri muntu wese abashe kwita kuri aya magambo, kuko ni ay'agaciro cyane, kandi buri wese yagira icyo amumarira, cyane cyane ku bana b'Imana muri iki gihe gisoza amateka y'isi. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo itegeko ry'akarengane n'irangira ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Itegeko ry'akarengane n'isozwa cyangwa se n'irangira ry'ubutumwa bw'abamarayika batatu, cyangwa se ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Aya magambo arasaba kugira ngo buri muntu wese yiteho, kuko ntatugenewe, ni ubutumwa bugenewe iki gihe, ni ubutumwa abantu b'Imana bakeneye kumva bari hose, kuko igihe duhagazemo ni igihe gikomeye, aho buri muntu wese asaba kwitegura. Ni igihe dusaba kugira ngo tube turi maso, kuko ibihe twigiye kwinjiramo ni ibihe bidukomereye. Reka dutangire amagambo yacu mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Igitabo cy'Ibyahishuwe dukwiriye kwibandaho cyane muri iki gihe giheruka, kuko kibitse amabanga menshi cyane. Ibyahishuwe 13, Ibyahishuwe 13 guhera ku murongo waho wa 15, aravuga ngo, kamere ku murongo wa 14, iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose, itera aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso, icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ahangaha tugiye kureba amagambo nashakaga cyane tugiye kwibandaho. Nahangaha ngo inyamaswa yavuye mu gitaka iyobesha bari mu isi ibimenyetso yahawe gukora imbere ya ya nyamaswa yavuye mu nyanja, none ihabwa no kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari yakomerekejwe n'inkota ikabaho. None ihabwa no guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Aya magambo tugiye kureba niyo tugiye kureba, kuko aha niho hazatangira akarengane, niho akarengane ku bana b'Imana kazahita kinjiramo. Icyambere dukwiriye kwibaza, turimo kureba iby'ikimenyetso cyangwa se iby'igishushanyo cy'inyamaswa.
abantu benshi biga ikimenyetso cy'inyamaswa, bakiga ikimenyetso cy'Imana, ariko ntabwo babasha kwiga igishushanyo cy'inyamaswa. Iki gishushanyo cy'inyamaswa tubonye neza yuko ni inyamaswa yavuye mu gitaka izakirema, izaba yabihawe n'inyamaswa yavuye mu nyanja. Kandi abantu tumenyereye ubuhanuzi, iyo bavuze inyamaswa yavuye mu nyanja, iyo bavuze inyamaswa, bwa mbere abantu bakwiriye kumva ubutegetsi. Icya kabiri, iyo bavuze ngo inyamaswa yavuye mu nyanja, biba byerekeza ku Roma cyangwa se ubupapa cyangwa se Kiliziya Gatolika y'i Roma. Bavuga inyamaswa yavuye mu gitaka, bakaba berekeza kuri Amerika. Nta gihe cyo kubisobanura mu gihe kinini dufite, kuko iki ni igihe cyo kwirukanka. Abantu nimba babikeneye bazabishakashaka, Mwuka Wera azabibumvisha, kuko so dushaka gusobanura ngo inyamaswa yavuye mu gitaka cyangwa yavuye mu nyanja. Icyo tugendereye ni iki, dushaka kugira ngo turebe igishushanyo cy'inyamaswa, kuko nicyo kigomba kwicisha abatakiramya bose itegeko ry'akarengane. Ahangaha tugiye kureba igishushanyo cy'inyamaswa. Turabona ngo ni inyamaswa yavuye mu gitaka, ariyo Amerika nizabasha kurema igishushanyo cy'inyamaswa. Iyo bavuze igishushanyo cy'inyamaswa twumva iki? Nidusoma ku murongo wa 11, ku murongo mu byashe 13, niho tubona ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere, mu maso yayo ihata abari mu isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Iyi nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe muzayisoma mu byashe 13 guhera ku murongo wa 3, niho muzabona inyamaswa yavuye mu nyanja yakomeretse uruguma rwayishe. Noneho iyi nyamaswa yavuye mu gitaka niyo izakora igishushanyo cy'inyamaswa yavuye mu nyanja. Iki gishushanyo cy'inyamaswa rero tugiye kukireba. Ni ikihe gishushanyo cy'inyamaswa Amerika izakora kugira ngo noneho nikimara kuremwa gukorwa cyicisha abatakiramya bose? Ahangaha tugiye kubisobanura, ariko niturangiza turanabisobanura mu mwuka w'ubuhanuzi kugira ngo twumve icyo Imana yabitubwiyeho. Iyo bavuze igishushanyo cy'inyamaswa mu Cyongereza niho abantu bashobora kubyumva neza, bavuga ngo ni image of the beast, cyangwa se image y'inyamaswa cyangwa se ishusho y'inyamaswa. Nibavuga ngo igishushanyo cy'inyamaswa ni inyamaswa izaba iri gukora mu buryo butagaragara. Igishushanyo cy'inyamaswa ni uburyo bwo gukora k'ubupapa mu buryo butagaragarira amaso y'abantu. Niyo nyamaswa izakora igishushanyo cyayo na Amerika. Ahantu nukumva neza, ni muhe buryo izarema igishushanyo cy'inyamaswa. Iyo twumvishe Amerika, dusobye ku murongo wa 11 ngo ni inyamaswa yavuye mu gitaka ifite amahembe abiri. Iyo bavuze amahembe mu buhanuzi bavuga ubutegetsi. Noneho iyo bavuze ubutegetsi, iyo bavuze umwana w'intama kuri Amerika bavuga ko ni abaprotestanti, cyangwa se Amerika yavumbuwe ryari? Yavumbuwe igihe abantu b'Imana cyangwa se abantu bakanaga inyigisho z'i Roma za Kiliziya Gatolika y'i Roma cyangwa se upapa bahungaga akarengane bageze muri Amerika. Noneho bamaze kugera muri Amerika nibwo bashinze igihugu gifite amahembe abiri, ubutegetsi bubiri. Hari uburepublika hakaba n'ubuprotestanti. Idini na leta ntibyagombaga kwifatanya. Niyo kuvuga ngo umwana w'intama ni umudendezo, ni umudendezo w'umutima nama w'umuntu kwihitiramo ibyo yishakiye. Bari bafite amahame avuga ngo ntabwo idini na leta bigomba kwivanga. Abantu bagomba kugira umudendezo mu gusenga, abantu bagomba kugira umudendezo mu guhitamo ku mutima nama wabo mu bijyanye n'imisengere. Kandi gahunda za leta ntabwo zagombaga kwivanga muri gahunda z'itorero cyangwa se muri gahunda z'iyobokamana. Ariko hepfo ku murongo wa 11 ngo iyo nyamaswa yari ifite amahembe abiri y'umwana w'intama bizageraho ivuge nk'ikiyoka. Bwari ubuhanuzi bwerekeza ku gihe umudendezo w'umutima nama cyangwa se amahame yuko mu itegeko nshinga rya Amerika hatagomba kwihuza idini cyangwa se itorero na leta, azageraho akurweho. Noneho namara gukurwaho, leta n'idini bizabasha kwihuza. Noneho kwihuza kwa leta n'idini cyangwa se kwihuza kw'abavuga ko basenga, abahagarariye Imana bakihuza na leta, icyo gihe umudendezo uzakurwaho.
niyo mpamvu ahangaha turi kuvuga ngo ni umwana w'intama ariko azavuga nk'ikiyoka. Iyo rero bavuze igishushanyo cy'inyamaswa ni ikihe? Dusubiye mu mateka, ubupapa bwavutse bute? Abantu benshi ntibasobanukirwa n'uburyo ubupapa bwavutse. Abantu kubera urujijo no kudasobanukirwa no kutiga amateka, abantu benshi bavuga ngo itorero ry'Imana ryatangiranye na Roma. Oya, baribesha. Itorero ry'Imana ryatangiranye n'intumwa, ahubwo itorero rya Gatolika ryaje mu itangira ry'ikinyejana cya 4 muri Perugamu, aho umwami w'abami Constantine Kayisari warugeze ayobora Roma kubwo kwica abakirisitu. Bica abakristo ku rwego rwo hejuru. Abakayisari bicaga abakristo, byageze aho ngaho noneho bakajya bapfa nabi abami. Ikindi, abakristo bapfaga uko bapfaga niko amaraso yabo yabaga ari imbuto ku banyabyaha. None Constantine wari umupagani wayoboraga Roma, abonye yuko abantu bose bashobora gushira kubera ko uko umukristo yapfaga niko abantu benshi bakizwaga, arangije yigira inama aravuga ati ngiye guhinduka. Ahinduka bya nyirarureshwa, atari uko yahindutse mu mutima, ahubwo yigira umukristo. Mu kwigira umukristo nibwo yinjiye mu itorero, noneho itorero riramwakira, noneho itorero atangira kuryorohereza. Icyo gihe itorero na leta birihuza. Mbivuze mu ncamake kuko turi kwihuta, siho twashakaga kwigisha. Rero kwihuza kwa leta cyangwa se kwihuza kw'imiyoborere ya politike n'idini nibyo byaje kubyara ubupapa. Igihe cyose muzajye mubona idini na leta byihuje, nta kindi kiba kiri kwererezwa, nta kindi kiba kiri kugaragara, nuko ubupapa bwongera bugashirwa hejuru bugahabwa imbaraga bwahoranye. Muri iki gihe rero giheruka, igishushanyo cy'inyamaswa kigomba kuzakorwa. Iyo bavuze igishushanyo cy'inyamaswa, ni abaprotestanti bahakanye bo muri Amerika bazakuraho itegeko nshinga cyangwa se bazakuraho ihame ry'umudendezo wo gusenga, kuko leta itihuza n'idini, bazongera bihuze n'idini. Kandi kizakurikiraho nuko bazahita bashaka uburyo bicisha, kuko turaza kubireba mu byeshe 13 nk'uko turi kubireba. Noneho igihe idini cyangwa se itorero cyangwa se abavuga ko bahagarariye Imana bazihuza na leta muri Amerika, icyo gihe igishushanyo cy'inyamaswa kizaba cyamaze gukorwa. Icyo gihe kuko tubibonye neza, nta kindi abana b'Imana biga ubuhanuzi bizabagaragarira, nuko ubupapa buzaba bwongeye kwererezwa, buzaba bwashizwe hejuru. Kuko ubupapa ni ukwihuza kwa leta cyangwa se ni ukwihuza kwa leta n'idini, cyangwa se ni ukuyoborwa kw'idini, idini riyoborera muri leta. Icyo gihe ni ubupapa, ni igishushanyo cy'inyamaswa. Rero ibintu turi kubona hano ku byashe 13 ku murongo wa 14 ngo iyobesha bari mu isi bose ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guhica igishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Vuba ngaha cyane tugiye kubira mu gitabo cy'intambara ikomeye. Ubu ngubu ibintu ndi kuvuga ni amateka, kuko ubu ngubu idini na leta byamaze kwihuza muri Amerika. Abanyamadini ubu ngubu na politike byamaze kwishira hamwe, kandi mu kukwishira hamwe nta kindi kigiye kugambira kandi kigiye kuzakurikiraho ni akarengane ku bantu bose batazengera kumvira ubumwe bwo kwihuza kwa leta n'idini. Bazahagararira umudendezo w'umutimanama wabo bagendera ku cyo Bibiliya ivuga. White yari yarabivuzeho iki mu gitabo cy'intambara ikomeye page ya 318 baravuze bati, kamere kuri 317, bavuga ngo amahembe y'umwana w'intama n'ijwi ry'ikiyoka bikoreshwa mu bigereranyo byerekana ukuvuguruzanya gukomeye kuri hagati y'ibivugwa muri iryo shanga ndetse n'imikorere yaryo. Ukuvuga kw'igihugu gusobanuye igikorwa n'ububasha bw'amategeko yacyo ndetse n'imyanzuro y'ubucamanza bwacyo. Hano baranditse ngo kandi amagambo avuga ngo inyamaswa y'amahembe abiri ihatira isi n'abayirimo ngo baramye inyamaswa ya mbere, yerekana ko ububasha bw'icyo gihugu bugomba gukoreshwa mu guhatira abantu kugira bimwe bubahiriza, kandi ibyo bizaba igikorwa cyo guhesha ubupapa icyubahiro. Icyo gikorwa kigomba kuba gihabanye rwose n'amahame y'iki gihugu, gihabanye n'umudendezo, itangazwa ry'ubwigenge ndetse n'itegeko nshinga mu buryo bwuzuye ubwenge. Abashinze iki gihugu bashakaga kwirinda
gukoresha ubutegetsi bw'isi ku ruhande rw'itorero, ndetse banarinda ingaruka zabyo zitabura kubaho arizo kutihanganira n'itoteza. Enawiti rero yabivuze neza yuko mu mahame y'iki gihugu cy'Amerika ntabwo itegeko cyangwa se ntabwo leta yagombaga kwivanga n'itorero, kuko yari azi neza yuko igihe abanyamadini cyangwa se itorero rizihuza na leta nta kintu kizabaho, hazabaho kubangamira umudendezo w'abantu mu gusenga, kandi kizakurikiraho n'itoteza. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo itegeko ry'akarengane, isozwa ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu cyangwa se isozwa ry'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Mvukuntu banditse itegeko nshinga rivuga ko inama nkuru y'igihugu itazigera ishyiraho itegeko ryerekeye ishingwa ry'idini cyangwa ribuzanye umudendezo wo kuyoboka idini. Rivuga kandi ko nta genzura mu by'idini rizigera risabwa ngo ribe icyangombwa gisabwa kugira ngo kuzuzwa ngo umuntu ahabwe umwanya mu butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa leta bushobora guhatira abantu kubahiriza iby'idini ibyo ari byo byose, igihe gusa habayeho kurenga kuri ayo mabwiriza arengera umudendezo w'igihugu. Ariko uguhuzagurika mu gikorwa nk'icyo biri nk'uko bigaragazwa mu gishushanyo cyakoreshejwe. Inyamaswa ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama yigamba ubutungane, kugwa neza no kuba inyamahoro ari niyo izavuganya ikiyoka. Aha turerekeza ku buryo ubu ngubu kuvuga nk'ikiyoka kwa Amerika nuko amadini yose, kandi tubike neza ko mu byigisho twagiye tureba tuzi ko ubu Protestanti ubu ngubu bwamaze guhakana amahame yabo y'idini. Ubu ngubu amadini azajya kwihuza na leta, ayoborere mu kuboko kwa leta. Ikintu kizakurikiraho rero umudendezo w'abantu wo gusenga uzakurwaho, ni ukuvuga nk'ikiyoka n'uguhata. Mvukuntu banditse turi kureba ku by'igishushanyo cy'inyamaswa kizarema kandi kikicisha abatakiramya bose. Baranditse ngo ariko se igishushanyo cy'inyamaswa ni iki kandi kimiremwa gite? Iyo shusho y'inyamaswa iremwa na ya nyamaswa y'amahembe abiri kandi kabisa nayo, nanone kandi yitwa igishushanyo cyayo. Bityo rero kugira ngo tumenye uko icyo gishushanyo kimeze ndetse n'uko cyakozwe, tugomba kubanza kwiga ibiranga inyamaswa ubwayo ari bwo bupapa. Kugira ngo tubashe kumenya igishushanyo cy'inyamaswa kandi tumenye ibikiranga, tugomba kubanza kwiga ubwabyo ubupapa icyo ari cyo. Igihe itorero rya mbere ryatakazaga ubutungane bwaryo kubwo gutandukira rikareka ukwiyorosha kukwigishwa n'ubutumwa bwiza ndetse no kwemera imigenzo n'imihango ya gipagani, ryatakaje mwuka muziranenge n'imbaraga y'Imana, maze kugira ngo ribashe kugenzura intekerezo z'abantu ryashatse gushigikirwa n'ubutegetsi bwa leta. Hano batugariye muri ya magambo nababwiye. Mu gihe cya mbere itorero kugira ngo ribashe kugenza kubona umudendezo no kwishukizana ryihuje na leta, noneho ritakaza ubuziranenge bwaryo. Ingaruka zabaye kubaho k'ubupapa. Ubupapa bwabaye ubupapa kubaho kwabwo ni igihe itorero na leta bigenje byihuje. Ni ukuvuga ngo igihe cyose igihe muzabona leta iri gukorana n'amadini, igihe muzamubona amadini atakiyobora mu ijambo ry'Imana, ngo ijambo ry'Imana ryo ribayobora, ahubwo bakagendera mu cy'amategeko ya leta avuga, cyangwa se na leta ikagendera ku nama z'abanyamadini, icyo gihe igishushanyo cy'inyamaswa kiba cyaremwe kandi kizakurikiraho ni ukwererezwa k'ubupapa. Ubu rero ntekereza ko buri muntu wese ahantu ari mu gihugu bitandukanye amagambo yayumva neza. Amadini na leta byamaze kugira ubumwe, bamaze kumva ibintu kimwe, basigaye bafatanyiriza hamwe muri gahunda zose. Icyo ni ikimenyetso kitugaragariza neza yuko igishushanyo cy'inyamaswa cyamaze gukorwa, kandi igishushanyo cy'inyamaswa ni ukwererezwa k'ubupapa. Ikigiye gukurikiraho ni itegeko ry'akarengane, ni ukwicwa kw'abantu b'Imana bakurikiza amagambo y'Imana nk'uko yanditswe. Mukuntu banditse ingaruka yabaye kubaho k'ubupapa, ari byo torero ryagenzuraga ubutegetsi bw'igihugu kandi rikabukoresha mu gushaka kugera ku migambi yaryo, ariko by'umwihariko mu guhana abahakanaga ububasha n'amategeko byaryo. Ikizakurikiraho ni ikihe? Ni uko itorero rizahita rigenza rizahita riyobora ububasha bwa leta, noneho ribashe kugenza kwicisha abatazagendera muri ayo mategeko yose.
ubutegetsi mu by'idini bugomba kugenga ubwa leta, kugira ngo ubwo butegetsi bwa leta nabwo buzakoreshwe n'itorero mu gusoza imigambi yaryo. Ngicyo igishushanyo cy'inyamaswa. Kandi ubu vuba ngaha nikimara kuremwa, kuko cyararemwe zakurikirana amakuru. Ubu ngubu abevangelicals cyangwa se abahagarariye iby'idini muri Amerika bamaze kwihuza na leta. Ubu ndababwiriza ukuri yuko leta yo muri Amerika ubu ngubu amadini niyo arimo kugenda ayihereza ubuyobozi. Nimba mushaka kubimenya, ni amakuru menshi muzasobanukirwa nimushaka kubyimbikamo. Ubu ngubu Trump kugira ngo abe umuperezida yashizweho n'aba evangelical, abanyamadini nibo bamuhaye ububasha n'amajwi yabo baramwimika. Nawe yari yararahiye yuko ibyo bazamusaba gukora ari byo bazakora. Ese murumva kwihuza kwa leta n'idini? Kandi ikigiye gukurikiraho ni itegeko ryo kwicwa. Nk'uko twabibonye, iri tegeko rero ryo kwicwa rizatanga mu buhe buryo? Mwibuke mu byigisho twabanje twagiye tureba ku bya Yezebeli, tukareba ibya Yezebeli na Ahabu, ukwihuza k'umwami n'itorero n'ubundi. Ikintu cyakurikiyeho n'abahanuzi b'ibinyoma. Reka dusubire mu Byahishuriwe 13 kugira twumve iryo tegeko uburyo rikomeye rigiye kongera gutangwa. Umva ukuntu banditse ngo murukomora mu kanwa ka cya kiyoka n'umwuka mu kanwa wa ya nyamaswa, aribwo bupapa, ariyo Kiliziya Gatolika y'i Roma, noneho n'umuhanuzi w'ibinyoma ari bo Protestant baguye, havamo imyuka y'abadayimoni. Iyo myuka y'abadayimoni nuko bazarwanya ijambo ry'Imana. Ubuhamya bw'ijambo ry'Imana ntibuzabukigenga ibyo bihugu. Noneho iyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi. Abamwe bo mu isi bagateranirizwa hamwe bibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nta kindi kigiye gukurikiraho n'aba Protestant baguye bo muri Amerika. Bazihuza na leta, noneho bakora igishushanyo cy'inyamaswa. Ubu papa buhite bwererezwa aribwo Yezebeli. Niyo Ahabu, niwe Yezebeli, kandi niwe muhanuzi w'ibinyoma, aribo batambyi baguye, cyangwa se aribo bahagarariye iby'Imana baguye, batakigendera mu mahame ya Bibiliya, amahame y'amategeko y'Imana. Niyo mpamvu Imana yahamagaye Eliya ngo acaye ubwo bumwe bw'ubunyabutatu, kuko ubwo bumwe bw'ubunyabutatu bugiye kuzazana itegeko ryo kwicisha abantu bose bataramye kiriya gishushanyo cy'inyamaswa. Umva rero nicyo cyatumye hano mu magambo make ngiye gusoma ku iki gitabo cy'abahanuzi n'abami, Eliya ahabwa itegeko ryo guhigwa ngo yicwe. Umva ukuntu banditse kuri page ya 80. Abihatiwe n'umwamikazi uwo ni Ahabu. Yezebeli niwe uzategeka abami bo mu isi, cyangwa se ni ubupapa buzategeka abami bo mu isi. Ngo abihatiwe n'umwamikazi, umwami Ahabu yashizeho uburyo bukomeye bwo gushakisha uwo muhanuzi Eliya ahantu yari yihishe. Eliya amaze guhanura iby'ibyago bizaba, amaze guhanura ibyago bizatera igihugu, none abahanuzi bari basenze, na Yezebeli ubwo asenze, na leta zose zikoze ibishoboka byose kugira bihagarike ibyago bidakunze, nta kindi bakoze. Yezebeli amaze kubona yuko Imana ye igiye guteshwa agaciro, yahise ategeka leta, akoresha ububasha bwa Ahabu kugira ngo noneho abashe guhiga Eliya. Eliya ahigwa ahantu yihishe aho ariho hose. Yohereje intumwa mu bihugu bikikije Isirayeli, yohereza izindi hafi na kure kugira ngo zijye gushaka uwo muntu yangaga, ariko kandi yanatinyaga. Yezebeli yatinyaga Eliya ku rwego rwo hejuru. Eliya ninde? Eliya ni abantu bazasigara mu gihe giheruka, ni marayika wa gatatu mwijwi rirenga uzasigara acyaha ubu bumwe bwo kwihuza kwa leta n'idini, ubumwe bwo kwihuza k'ubupapa n'andi madini yose, noneho bakayobora leta kugira bicishe abubimvira Bibiliya. Niwe uzahigwa kuko azaba acyaha ubwo bumwe, kuko azaba ari ubwo ko buje kubangamira umutima nama n'umudendezo mu gusenga. Umva ukuntu banditse rero, yohereje intumwa mu bihugu bikikije Isirayeli, yohereza
izindi hafi na kure kugira ngo zijye gushaka uwo muntu yangaga kandi yatinyaga. Nubwo yamwangaga yaramutinyaga kuko yari umuhanuzi w'iteka. Niyo mpamvu nshuti kubagabura ndabasaba kugira ngo muvuge ukuri nk'uko kuri, kabone nubwo bazashaka uburyo babahiga ariko Uwiteka azabarwanirira. Umva ukuntu banditse muri uko guhagarikwa umutima no gushakisha Eliya uko bishoboka kose, umwami Ahabu uhagarariye amareta yasabye ubwami bumukikije ndetse n'ibihugu kumurahirira niba batazi irengero ry'uwo muhanuzi. Itegeko ryo kwicwa, itegeko ry'akarengane rizatangwa mu bihugu byose kuko aba bantu bazaba babangamiye iterambere ry'ibihugu nk'uko turaza kubireba. Bazavuga ngo babangamiye iterambere ry'amatorero, iterambere ry'ibihugu, ndetse bazavuga yuko bahungabanya umutekano w'ibihugu. Iri niryo tegeko ryatanzwe na Ahabu mu bihugu byose ngo bahige Eliya. Barashakishije ariko bibi by'ubusa ntibamubona. Umuhanuzi Eliya yarinzwe ubugome bw'umwami wari ufite ibyaha byari byaratumye igihugu kibasirwa n'Imana yari yarasuzuguye. Impamvu hano Eliya yarinzwe, mu minsi yashize twize icyigisho kivuga ngo ubutumwa kubagabura. Twabonye neza yuko uburyo Imana abantu bazaba barihanye barizeye Kristo bakezwe, Imana izabaha uburinzi bwayo. Niyo mpamvu hano Eliya ntabwo yigeze ahigwa na Ahabu na Yezebeli n'abatambyi ngo bamubone, ahubwo Imana yaramurinze. Eliya ahagarariye 144 bazavuga ijwi rirenga, ariko leta n'amadini yaguye ndetse n'ubupapa bizifatanyiriza hamwe kugira ngo bimushake bimuhige, ariko ntibizashoka kuko azatabaruka urugamba adapfuye. Itegeko ryo kwicwa nubwo ryamaze gutangwa kuri Eliya Imana izamurinda, ariko itegeko ryo rizaba ryamaze gutangwa. Ikizakurikiraho rero ni ikihe? Nubwo Eliya yahawe uburinzi bw'uko azarindwa, nk'uko tubashije kubibona yuko Eliya ahagarariye abantu 144 cyangwa se abantu bazavuga ubutumwa mu ijwi rirenga bakazabasha gusoza uyu murimo badapfuye. Ariko itegeko ryo kwicwa ubwo rizaba rimaze gutangwa, abandi bahanuzi cyangwa se abantu bose babwirije ubutumwa nk'ubwa Eliya bo itegeko ryo kwicwa rizabasha kubageraho kandi bamwe muri bo bazapfa. Umva ukuntu banditse muri iki gitabo cy'abahanuzi n'abami. Amaze gutsindwa mu muhati wose yari afite wo guhiga Eliya, Yezebeli yiyemeje kwihimura akoresheje kwica abahanuzi b'Uwiteka bose bo muri Isirayeli. Ahabu na Yezebeli n'abatambyi be bamaze guhiga Eliya, bamaze kumubura, ndavuga ngo abayobozi bo mu isi, ni ukuvuga ngo abahagarariye amareta, itorero gatolika ry'i Roma, ubupapa ndetse n'abahanuzi b'ibinyoma, abaprotestanti baguye batakiri mu mahame ya Bibiliya, bamaze guhiga Eliya, bamaze kumubura. Noneho Yezebeli amaze kurakara abonye yuko ikigirwamana cye cyangwa se amategeko yashizeho atagiye kubahirizwa bitewe nuko ubuhanuzi bwe bwabashije kugaragaza yuko ntacyo bushoboye, n'ikigirwamana cyabo cyabari cyangwa se ikigirwamana cy'izuba kitamaje kubasubiza ku bibazo bari bafite, yaje kwihimura ku bahanuzi b'Uwiteka abandi bahanuraga ubutumwa bumwe nk'ubwa Eliya. Noneho arandika ngo amaze gutsindwa mu muhati wose yari afite wo guhiga Eliya, Yezebeli yiyemeje kwihimura akoresheje kwica abahanuzi b'Uwiteka bose muri Isirayeli. Abo bahanuzi bose bagombaga gutsembwa ntihasigare n'umwe. Uwo mugore wari wazabiranyijwe n'uburakari yasoje imigambi ye, yica benshi mu bagaragu b'Uwiteka. Nyamara nubwo yari afite uwo mugambi ntabwo bose bishwe. Nshuti z'Imana, ni amagambo akomeye cyane. Ubwo itegeko rigiye guhata, abantu batazemera kuruhuka cyangwa se batazemera gukurikiza inyigisho z'abantu cyangwa se inyigisho zizaba zashizeho hagati y'ubwiyunge bw'amadini na leta, bagahagarara amahame y'Imana, ikizakurikiraho ni itegeko ryo kubica. Noneho abantu benshi bazicwa mu bagaragu b'Uwiteka bahamije ubutumwa bw'abamarayika batatu, abandi bahagarariye mu mategeko y'Imana n'abandi bahagarara mu ijambo ry'Imana bazahigwa bicwe. Ariko nubwo bazicwa harimo benshi bazarokorwa, ntabwo bose bazabasha kwicwa. Ni itegeko ry'akarengane ririmo kugenda riza, kandi ni itegeko ryo kwicwa kw'abahanuzi b'Uwiteka. Ariko Eliya we yararokowe. Noneho umva ukuntu
umuhanuzi w'Imana nanone mu gitabo cy'intambara ikomeye yaje kubivugaho. Mwibuke neza yuko turi kureba amagambo akomeye cyane atugaragariza itegeko ry'akarengane. Ni ukuvuga ngo itegeko ry'akarengane n'ahandi rigomba kuza riturutse hehe? Riturutse mu hagati y'ukwihuza kw'amadini no kwihuza kwa leta. Noneho idini igakoresha ububasha bwa leta, noneho na leta ikayobora munsi y'ukuboko kw'amadini. Ibyo bikazabasha kwereza inyigisho z'abantu bagakuraho ijambo ry'Imana. Abantu bazagara mu mahame y'Imana nk'uko biri bazahura n'itegeko rikomeye cyane ryo kubarenganya. Niyo mpamvu twasomye mu Byahishuwe igice cya 13, Ibyahishuwe igice cya 13 ku murongo waho 14. Navuze ngo iyobesha bari mu isi bose ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ihabwa kuremya igishushanyo cya nyamaswa yari yakomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guhica igishushanyo guhumeka cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Ayo niyo magambo twahoze tureba uburyo iki gishushanyo cy'inyamaswa kigiye noneho kwicisha abantu bose batavuga rumwe nacyo. Iki gishushanyo cy'inyamaswa twarakibonye ni ubwiyunge hagati y'amadini na leta, noneho bagafatanya imyizerere y'idini bakayuza n'iya gipagani kugira ngo bereze inyigisho z'abantu bakure inyigisho z'Uwiteka zivugwa mu ijambo ry'Imana. Umva umuhanuzi w'Uwiteka icyo yari yaravuze mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri paje yaho ya 416. Yaravuze ngo abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda. Mwibuke ko mu Byahishuwe 13 iki gishushanyo cy'inyamaswa kizicisha abatakiramya bose, noneho gitere aboroheje, abakomeye, abimbata, abakire n'abakene, ab'umudendezo bose kuramya igishushanyo cy'inyamaswa, baramya n'ikimenyetso cy'inyamaswa n'izina ry'umubare wayo. Abatazemera kuramya ikimenyetso cy'inyamaswa ni itegeko ryo kwicwa. Nk'uko babibonye, ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru, mu gihe igishushanyo cy'inyamaswa cyo kizaba cyakozwe ari ukwihuzwa kw'idini na leta ngo bereze inyigisho y'ubupapa, kandi ikimenyetso cy'ubutegetsi bw'ubupapa nta kindi ni icyumweru. Niyo mpamvu nshuti, ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe igice cya 13 birihutira kugera ku musozo. Niyo mpamvu yari umuburo ukomeye cyane ku bantu benshi batarasobanukirwa ngo bumve kandi bibabyiteho, kandi nibamara kubyitaho bihane bakizwe, kuko umunsi w'Uwiteka uraje kandi uzaza n'uwo kurimbura abantu bose batazemera kugaruka ku rufatiro rw'Uwiteka. Baranditse ngo abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse, kandi bakaba aribo batuma Imana igiye gucira isi ho iteka. Ubwitonzi bwabo no gushikama mu byo bizera bazabyita gukabya, kutaba kwizima no gusuzugura ubutegetsi. Bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi. Ababwiriza barwanya amategeko y'Imana, aba ni babatambyi, abahanuzi b'ibinyoma, abaprotestanti baguye. Ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi nk'ubwashizweho n'Imana. Ibi rero niyo ntambara ikomeye cyane igiye kubaho isoza amateka y'isi. Bahazaba itegeko ryo kugira ngo abantu bumvire ubutegetsi bw'isi, bumvire amategeko yashizweho n'abantu, be kumvira amategeko y'Imana. Ngiye intambara ikomeye cyane igiye gutuma abana b'Imana barenganywa kubwo kumvira ijambo ry'Imana bakiranutse. Bazabyita gusuzugura leta, bazabyita gusuzugura ubutegetsi, bazabyita guhinyura gahunda zashizweho. Mu nteko ishinga amategeko no mu nkiko z'ubucamanza, abakomeza amategeko y'Imana bazavugwa nabi, bacirwaho iteka, amagambo yabo azagorekwa, babacecera imigambi mibi batigeze kugira. Nk'uko amatorero y'abaprotestanti yaguye, yanga ibihamya by'ukuri byo mu byanditswe byera bishigikira amategeko y'Imana, bazashaka gucecekesha abafite kwizera gushikamye kandi badashobora guhirika hakoreshejwe Bibiliya. Kubera ko Yezebeli n'abatambyi bari bahanuzi b'ibinyoma badakoresha niko handitswe, badakoreshwa ngo niko Uwiteka avuga, bazashaka icyabashigikira kugira barwanye abana b'Imana bakiranuka kuko bakoresha Bibiliya. Bazabura ijambo ribabwira ibyo bahagazemo ko ari ukuri. Ikizakurikiraho ni itegeko ryo kwicwa. Mvukuntu banditse, nubwo muri iki gihe
bahumiriza ngo batareba ukuri, bari mu murongo ubaganisha ku gutoteza abazanga gushyira hamwe n'abandi bakristo ngo bakomeze umunsi w'ikiruhuko washyizweho n'ubupapa. Abanyacyubahiro bo mu matorero n'abayobozi b'ibihugu bazishyira hamwe ngo bahongerere kandi bahendahende cyangwa boshe abantu bo mu nzego zose kuruka umunsi umwe washyizweho n'ubupapa. Ubu ngubu mushobora kuba atabisobanukirwa, ariko ndagira ngo mbabwire yuko amategeko y'icyumweru arimo kugenda ashyirwaho mu buryo bw'umwijima abantu batabasha gutekereza. Ubu ngubu itegeko rihatira abantu kuruka umunsi umwe w'icyumweru riri hafi gushyirwaho, rishyizweho n'iki gishushanyo cy'inyamaswa kugira ngo batarabasha kurikurikiza, bakurikije umunsi washyizweho na Bibiliya babasha kwicwa. Ni igihe cyo kwitegura. Kwangirika k'ubutegetsi bizasenya gukunda ubutabera kandi bituma ukuri kwirengagizwa. Ndetse no muri Amerika yigenga ubwayo, abategetsi, abanyamategeko mu rwego rwo kwiyegereza abaturage bazubahiriza ibyo rubanda rushaka, bahatira abantu kuruka umunsi wa mbere w'icyumweru. Umudendezo w'umutimanama wabonetse bigoranye ntuzongera kubahirizwa ukundi mu ntambara igiye kuza vuba aha. Tugiye kubona ibyerekaniwe mu buhanuzi bw'aya magambo ngo ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Kristo. Nshuti z'Imana, ibi bintu turimo kubabwira biri hafi gusozwa, biri hafi gushyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu igihe itegeko ry'akarengane rizaba rimaze gutangwa ni iherezo ry'irangira ry'imbabazi ku batuye isi, kuko ibyago birindwi by'imperuka bizahita byisuka mu isi. Ibi tubona birimo kuba by'ibyorezo bikomeye ni itangiriro ryabyo, kuko byishemo umugambi mubisha wa Satani wo gushyiraho amategeko y'abantu, wo kwereza amategeko y'ubupapa, yo kwereza amategeko atagendeye muri Bibiliya kugira babone uburyo barenganya abantu bose batubahiriza ayo mategeko. Nyuma rero y'icyo gihe ubutumwa buzaba buri kurangira. Ubu rero ni umuburo uheruka, ni umuburo uhamagarira abantu bose kwitegura, ni umuburo uhamagarira abantu kwihana mu mitima yabo bakizera Imana, ibyiringiro byabo bakabigarura mu ijambo ry'Imana, kuko bitabaye ibyo ngibyo ibyago birindwi bizasukwa ku bagomera Imana, nubwo abana b'Imana bazaba bari mu karengane. Umva andi magambo akomeye ku bijyanye n'ibi bihe turimo Enawati yavuze ku bijyanye n'itegeko ryo kwicwa kw'abana b'Imana, ku bijyanye n'itegeko ryo kwicwa kw'abahamagarira amahame ya Bibiliya. Yabivuzeho muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, paje ya 224. Yaranditse ngo isi igiye kuzagera mu gihe cy'akaga gateye ubwoba. Amahanga yose yo ku isi yifatanyirije hamwe kurwanya amategeko y'Imana. Azatanga itegeko ry'uko abantu bose, abakomeye, aboroheje, abakene n'imbata n'abakire n'ab'umudendezo bazagendera ku migenzo y'itorero yo kuruka ku isabato y'ikinyoma. Abatazumvira iryo tegeko bazangwa n'ubutegetsi, hanyuma bacirwa urubanza rwo gupfa. Ku rundi ruhande, itegeko ry'Imana ryerekeye umunsi w'ikiruhuko Umuremyi yashizeho ugomba gukurikizwa, kandi ukerekana umujinya w'Imana uri mu kugomera amategeko yayo. Niyo mpamvu Imana irahamagarira abagaragu bayo guhagarara bashikamye. Bwa mbere rero turasabwa abagaragu b'Imana tugiye guhagarara ukuri mu gihe giheruka. Tutazemera ukwihuza k'ubu buyobe cyangwa kw'ibi binyoma hagati y'abadini na leta n'amadini na leta kugira ngo bakureho amahame y'ijambo ry'Imana. Turasabwa bwa mbere kwitegura, turasabwa kwihana kugira ngo imitima yacu ibonezwe, kabone nubwo twazajya guhamiriza abantu Uwiteka tukabamariza isabato y'ukuri, nubwo twakwicwa ariko tuzapfe dufite imibereho yacu ifite kwizera muri Kristo, kandi hahirwa abapfapfira mu Mwami. Mva ukuntu banditse, isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira. Urugamba rukomeye cyane rugiye gusoza amateka y'isi ni urugamba rushingiye ku kumvira isabato y'Imana, ari ryo tegeko rya 4 n'umunsi w'ikinyoma washyizweho n'ubupapa ari cyo cyumweru. Urahitamo gufata uwuwe munsi. Niyo mpamvu handitse ngo isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira, kuko ariyo shingiro nyakuri
ry'intambara ikomeye. Ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu, nibwo hazaba itandukaniro hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Ubwo kuruhuka ku isabato y'ikinyoma mu rwego rwo kubahiriza itegeko rya leta binyuranyije n'itegeko rya kane bikazaba ari indahiro yo kuyoboka ububasha burwanya itegeko ry'Imana, mu gihe kuruhuka isabato y'ukuri mu rwego rwo gukomeza amategeko y'Imana ari igihamya cyo kumvira Umuremyi. Iki gihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo itegeko ryo kuruhuka umunsi umwe rigiye kuza. Uzemera kuruhuka umunsi w'icyumweru azaba yemeye guhereza icyubahiro ubutegetsi bw'isi ndetse n'amategeko y'abantu yahinyuye amategeko y'Imana. Mu gihe abazahagararira Imana bo bazaba bahagarariye Umuremyi, kandi bazaba bahagarara bavuga yuko bubaha Imana mu mitima yabo. Aha ni itandukaniro ry'abana b'Imana n'abana b'umubi bazagaragara, abana b'Imana n'abana ba Satani. None nshuti yanjye, ushobora kuba utasobanukiwe n'ibiri kubaho, ariko ni umuburo ukomeye, ni umuburo uheruka uguhamagarira kwitaba, uguhamagarira kongera gutekereza ukagaruka ku rufatiro rwa Bibiliya. Paji ya 426. Ubwo intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi izagira irushaho gufata indi ntera, kandi intekerezo z'abantu zikararikirwa guhugukira amategeko y'Imana yasiribanzwe, Satani azahaguruka bwangu. Muri iki gihe gikomeye, ubwo umuburo ukomeye uri gutangwa, abantu bagahamagarirwa kwerereza umusaraba, bagahamagarirwa kwerereza igitambo cya Kristo ndetse n'amategeko y'Imana yasiribanzwe, Satani agiye guhaguruka bwangu. Kandi umutima wa Satani uhereye kera ni umutima wo kurenganya. Imbaraga izaba iri muri ubu butumwa izasaza ababurwanya cyane. Abayobozi b'amadini bazakoresha imbaraga zidasanzwe ngo bazimye umucyo w'ubutumwa utarasira ku bayoboke babo. Igihe ubu butumwa burimo kuvuga muri iki gihe, ndakwinginze mwizera, usengera ahantu hatandukanye, usengera mu idini ritandukanye, irinde kumva ibyo abantu bakubwira, irinde kumva ibyo abayobozi bawe bakubwira, irinde kumva ibyo abakuyobora mu idini bakubwira, ahubwo bigenzurisha ibyanditswe byera, kuko urufatiro rwacu twahawe ari rumwe, ni urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi urwo rufatiro ni Bibiliya. Rero igihe ubutumwa buzabubwiza abantu kugira ngo birinde gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, Satani n'abagaragu be, abayobozi b'amadini bazakoresha imbaraga zidasanzwe ngo bazimye uyu mucyo utarasira ku bayoboke babo. Bazakoresha uburyo bwose kugira ngo baburizemo impaka z'ibyo bibazo by'ingenzi. Itorero rizitabaza ukuboko gukomeye k'ubuyobozi bwa leta, kandi muri uwo murimo ubupapa n'ubuprotestanti bizifatanya. Ibi ngibi biri hafi kuzura, aho idini na leta byamaze guhuza, kandi ubuprotestanti bo n'ubugatulika byamaze kwihuza. Ikigiye gukurikiraho ni iki rero? Mwitegura akarengane, mwitegura itegeko ry'akarengane. Abana b'Imana bagiye guhigwa bitewe n'uko batazemera kumvira ubu bumwe, ahubwo bazahagararira amahame y'ijambo ry'Imana. Ubwo itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku munsi w'icyumweru rizakaza umurego kandi rigafatirwa umwanzuro, iryo tegeko rizifashisha mu kurwanya abakomeza amategeko y'Imana. Iri tegeko ubwo rigiye gushyirwaho nta kindi rizahita riza ribangamiye, rizaza ribangamiye abakomeza amategeko y'Imana, kandi nta kindi kizashyirwaho ni cya gishushanyo cy'inyamaswa kugira ngo cyicishe abatakiramya bose. Ngo bazacibwa ibihano banashyirwe mu nzu y'imbohe, ndetse bamwe bazagarurizwa guhabwa imirimo y'icyubahiro, kandi bahabwa ingororano n'andi mashimwe kugira ngo babakure mu kwizera kwabo. Ariko igisubizo cyabo cya mbere kizaba ari iki ngo nimutwereke mu ijambo ry'Imana ikosa turegwa, nk'uko Luteri yasubije ubwo yabazwaga kwiregura. Abajyanywe mu nkiko bahagarariye ukuri, kandi bamwe mu babumvise byabateye gufata icyemezo cyo gukomeza amategeko y'Imana. Nguko uko umucyo uzarasira ibihumbi byinshi by'abantu batari kugera bamenya ukuri. Ngaha aho ubutumwa bukomeye cyane bugiye kongera kuvugwa, kandi bizaba ari mu isoza ryabwo. Igihe iri tegeko rizatangwa, abana b'Imana bakurikiza amategeko y'Imana bakajyanwa mu magereza, bakajyanwa mu nkiko kugira ngo biregure ku bijyanye n'ukwizera kwabo. Itegeko ryo kwicwa rigiye gutangwa. Abana b'Imana kuko bazabuzuye ubuntu bw'Imana, bazabuzuye Mwuka Wera, bazagera mu magereza bahereza amategeko y'Imana, harimo n'itegeko ry'isabato. Abantu benshi batasobanukiwe n'uwo mucyo bazagaruka mu kuri. Mbega umunezero! Abantu benshi bazakizwa kuri iyi mpamvu
niyo mpamvu Uwiteka aradusaba abagaragu b'Uwiteka guhagarira ukuri kandi tukiyeza kugira ngo dusukire ku mwuka, kugira ngo muri iki gihe tugiye kwinjiramo gikomeye cyo guhamya umurimo wa Kristo, cyo guhamya amategeko yayo no kwereza isabato yayo, tuzabashe kucinjiramo twuzujwe mwuka wera. Ababyeyi bazafata n'aba bana babo kandi babagirire nabi kuko bizera Imana. Ba shebuja cyangwa ba nyirabuja bazatwaza igitugu abagaragu babo bakomeza amategeko y'Imana. Urukundo ruzahenebera, abana bazimwa umunani wabo kandi bacibwe mu ngo z'ababyeyi babo. Amagambo y'intumwa ya Pawulo azasohora uko yakabaye, ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Aya magambo ari muri rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 12. Iki gihe kizaba ari igihe gikomeye ubwo itegeko rigiye gutangwa. Icyo gihe abantu bose, kuko mwuka w'Imana azakurwa mu isi, abantu bose bazahinduka nk'inyamaswa. Ababyeyi bazima abana babo iminani, abana bazahindukira ababyeyi babo. Iki gihe nta ikintu cyose kizaba mu murongo wabo, abantu urukundo ruzahenebera mu mitima yabo. Ubwo abizera ukuri ko mu ijambo ry'Imana bazaba bahakanye kubahiriza itegeko ry'icyumweru cyahimbwe isabato. Bamwe muri bo bazarohwa muri gereza kandi bazoherwa kure y'iwabo, abandi bazagirwa inkorera gato. Ukurikije ubwenge bwa muntu ibyo bisa nk'ibitashoboka ubu ngubu, ariko uko umwuka w'Imana uzagenda ukurwa mu bantu, ibi birimo kugenda biba, kuko twarabibonye ko imbabazi z'Imana ziri kurangira, mwuka w'Uwiteka ari kugenda kurwa mu isi. Ubwo umwuka w'Imana azagenda kurwa mu bantu bagasigara bayoborwa na Satani wanga amategeko y'Imana, hazabaho guhinduka gutangaje. Umutima ushobora kuzura ubugome bw'indengakamere igihe kubaha Imana n'urukundo bitakiwurangwamo. Ibi ngibi nibyo bigiye kubaho. Ibi turi kubona biri kuza, imitingito, ibyorezo, inkongi z'imiriro, ibi byose biri kwisuka mu isi, ni ikimenyetso kigaragaza ko umwuka w'Imana arimo kugenda kurwa mu isi. Kubera iki? Kuko abantu banze amategeko y'Imana bagahindura isezerano ry'Uwiteka n'iryo sabato. Niyo mpamvu isi igiye kurimbuzwa n'umuvumo, kandi uko umwuka w'Imana azajya agenda kurwa mu isi, iyi mitima y'abantu izuzura ubugome. Hano hari andi magambo akomeye cyane. Ni umuburo uheruka, ni ubutumwa bwa marayika wa 3 mu ijwi rirenga, kandi bugahamagarira abantu kugenza ute? Kwihana, bagaheva mu binyoma bamazemo igihe kirekire, bakava mu buyobe amadini yabashizemo. Ubu turi ijwi rirenga n'akarengane birimo kugenda bigenda bijyanirana, kuko akarengane abantu bazinjizwa mu magereza, abandi bazaba bari kurenganywa, ariko ubutumwa nibwo buzaba buri kuvugwa mu mbaraga ikomeye kugira ngo abatarabwiseho babashe guhindukira. Bukuntu banditse paji 128, uwo murimo uzaba umeze nk'uwo mu munsi wa Pentekote, nk'uko imvura y'umuhindo yatanzwe igihe mwuka muziranenge yasukwaga mu itangira ry'ubutumwa bwiza, kugira ngo imbuto z'igiciro zabibwe zikure, ni nako ku iherezo imvura y'umuhindo izatangwa kugira ngo yeze imbuto zigiye gusarurwa. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuza ameze nk'imvura yitumbye isomye ubutaka. None muzirenezerwe abantu b'Isiyoni mwe, nimwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi bavuye imvura y'umuhindo niyitumba nk'ubwa mbere. Imana iravuga iti, mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Icyo gihe umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Iki ni igihe cyo kwihana, ni igihe umwuka w'Imana ari kurarikira abantu bose bayobejwe kugaruka. Ayo magambo dusomye muzasoma muri Yoweri 2 ku murongo wa 23. Umurimo ukomeye wo kwamamaza ubutumwa bwiza uzarangiza mu imbaraga zikomeye nk'izawutangije. Ubuhanuzi bwasohojwe mu isuka ry'imvura y'umuhindo mu itangira ry'umurimo w'ubutumwa bwiza buzongera gusohoza ku iherezo ryabwo mu gihe cyo gusukwa kw'imvura y'itumba. Ibi ni byo bihe byo guhemburwa intumwa Petero yayerekezagaho ubwo yavugaga ati, nuko nimwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukuriza ituruka ku Mwami Imana, itumwe mwoherezwa Yesu ari we Kristo wabatoranijwe uhereye kera. Nshuti z'Imana, igihe ni igihe cy'ihemburwa, ni igihe cyo kwakira imbaraga, ni igihe cyo kwihana no guhindukira. Abantu bakava mu binyoma bamaze igihe kirekire barabayoberejemo. Abagaragu b'Imana bazaba bafite mu maso harabagirana, kuko berejwe gukora umurimo muziranenge. Bazaba banyuranyuranamo hirya no hino bafite umwete mwinshi
wowe batangariza abantu bose ubutumwa mvajuru. Amajwi y'abantu ibihumbi byinshi azaba arangira ku isi atanga umuburo uheruka. Iki nicyo gihe ibitangaza bizakorwa, abarwayi bazakizwa, kandi ibimenyetso n'ibitangaza bizagarira bizera. Icyo gihe rero Satani nawe azabasha gukora ibitangaza, ariko icyo gihe abatuye isi bose bazaba bagomba kugira uruhande bahereramo. Ubu butumwa ntibuzarangizwa n'amagambo menshi y'imaka, ahubwo buzarangizwa no kunyurwa kubwo kwemezwa na Mwuka w'Imana. Ibibazo bizaba byararangiye. Nshuti z'Imana rero, aya niyo magambo turi gusa naho dutusorezaho, kuko ubu ni ubutumwa buheruka buhamagarira abantu kwihana no kwitegura. Amagambo nsorejeho ku bana b'Imana bazaba barimo kurenganywa ijambo ry'inkomezi. Ibyahishuwe 3 ku murongo waho wa 21 haranditse ngo, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nyicarana na Data ku ntebe. Nshuti z'Imana, nubwo tugeze mu gihe gikomeye, itegeko ry'akarengane rikaba riri hafi gutangwa kubera ubutumwa bwo kurwanya kwihuza kw'ibinyoma, ariko nubwo muzategekwa kurenganywa cyangwa itegeko ry'akarengane rikazatangwa, Uwiteka yiteguye kuba ingororano ku muntu wese unesha. Imana itugire neza kandi duhe kwita kuri uyu muburo wayo, mu izina rya Yesu, amina. Reka dusoze dusenga ubuheruka. Mwiza ukiranuka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tunejejwe n'uburyo utwitaho, tunejejwe n'uburyo dukunda, tunejejwe n'uburyo wita ku bana bawe kugira ngo baburirwe, izina ryawe rishirwe hejuru. Mwami, amagambo yawe nayo kwizerwa, utera imitima y'abantu kwihana no guhindukira, mu izina rya Yesu, amena.